ubu ngubu tugiye kukwica ibyawe birangirira aha. Ati irindi ryo herezo ryawe ry'ubuzima, ati ibyawe bigiye kurangirira aha. Ni umugore ndisi n'umugabo dutangiranye nawe bavindimwe bagiye kwica disi mwene nyina, bagiye kumwica. Bamuzanye ngaha ku musozi barangije ati uyu munsi dushyizeho akadomo, ati tugufitiye surprise, tugiye kukwereka surprise tugufitiye. Umugore arangije aramubwira ati rero, ati surprise tugufitiye nuko tugiye kugutura muri ayo mazi, uyu mugabo ugiye gupfa ubundi dusigarane imitungo y'iwacu. Nuko bamunaze mu mazi, umudamu ahangaha yikubise mu mazi atangira gusoma amazi. Ni umudamu utareba, ni umudamu yahora arwaye amaso bivamo kutareba. Aba bari ahangaha baraseka, ibigaragara urabona ko ari abantu bishimye. Inkuru yacu ni uko tuyitangiye y'uyu munsi, tukwibutsa gukanda subscribe hasi kandi like byaba byiza utubwiye nuko wabonye ino nkuru. Ubwo ngubwo bakimara kunaga umuntu mu mazi baramanutse gake gake, ukurikirana akantu ku kandi ntuhumbyeho ni segonda na rimwe. Ubwo barakwereka ahangaha mwene nyina bari bateye mu mazi yatangiye asoma nk'akaritiro. Ubwo yari ari ahangaha disi nta nubwo yarebaga. Ubwo bidatinze hari umumarayika wageze gutya araza aravuga neta nyagasani. Uyu mudamu uri ahangaha agize ati murimo murampora iki mwandetse mukareka kunyica? Ati murampora iki koko? Ati igihe cyose mwahereye mundwanya, ariko kuko ubu bibaye iherezo rya nyuma mugiye kungirira nabi koko? Ati wapi? Ati njyewe rero njye muri kuvugana ndi neta nyagasani, njye ndi neta. Umudamu yarikanze ati mana mfasha. Nuko uyu nguyu yagize gutya, ari imbaraga yakoresheje uyu mumarayika azikoresha kuri uyu mudamu. Uyu mudamu disi bita bivamo kureba, nyine uyu mudamu yahise areba muri makeya. Ubwo imbaraga akoresheje uyu mwana muto yahise akoresha imbaraga atuma uyu nguyu areba, uyu ntabwo yarebaga. Ukurikirana akantu ku kandi, ndabizi neza ko urasobanukirwa akantu ku kandi, niyo mpamvu nakimutse mpari. Uyu nguyu yarangije avuga ati ati ndarebye. Yatangiye kwireba intoki abona ari kureba, abona ibintu bimeze neza. Hari akana gato, akana kaje mu ishusho ya marayika y'umumarayika, niko gakoze ibi ngibi. Uyu mudamu yaravuze ati rwose biranshimishije kuba nanjye ndi kureba nk'abandi bose. Ati wa mwana ni wewe unabaye koko, ni wewe unkoreye ibitangaza, none ndi kureba intoki zanjye. Ati biranshimishije kandi ni iby'agaciro, ni byiza kuba ndumva bingeze ku mutima. Uyu aka kana k'akamarayika ati rero, ati iri ni ryo herezo ryawe, ati ndagira ngo ngire ibyo nkwereka bigeze baguhisha. Ati bene nyoko hari ibintu baguhishe ngira ngo nkwereke nyagasani. Nuko yagize atya arahaguruka. Ibigaragara urabona yuko bamuzirikishije umugozi, baramuzirika ahantu hose, baramuboha ahantu hose. Arangije avuga ati kuba ndi kureba noneho, ati reka nze ngushimire. Aje guhobera umumarayika aramubura, yicara ahangaha nyagasani asigara ari kubyibazaho. Ati bishoboka gute? Ni gute nza guhobera umuntu bikarangira uwo nari nje guhobera mubuze, nkahobera umuyaga nyagasani? Uyu nguyu ntabwo yarebaga, uyu mukobwa ntiyarebaga. Disi bene nyina bifuje kumwica kugira ngo atazababera umuzigo, noneho bakora ibyo bashaka. Ese biraza guherera hehe? Tukwibutsa gukomeza kureba ino nkuru, byaba byiza utubwiye n'ukuntu wayibonye muri comment. Ubwo yagize atya barakwereka bidatinze, bamwe bamaje kumujugunya. Disi barakwereka hari amafaranga yari ari munsi y'uburiri. Uyu mugabo aravuga ati aya mafaranga yose turayarya. Gusa barakwereka hasi hari umusaza uharyamye. Umusaza ari kuvuga ati mwibikora rwose, mwibikora musha, mwinyica ndabinginze. Ubwo barakwereka ahangaha barimo bareba amafaranga, irari ryabishe, irari ry'amafaranga rimeze nabi. Bavuga ati uyu munsi aya mafaranga tugomba kuyarya. Uyu mudamu ati papa, ati rwose nubwo wambyaye, ati ariko aya mafaranga hari icyo akurusha. Ujye undebera disi, ujye undebera umutima
umutima mubi wo kubyara umwana disi bikagira guhinduka. Ibi ngibi bibaho mu buzima bwa buri munsi. Ibaze kubyara umwana akagiraho disi akugurana amafaranga yawe wakoreye, wamaze imyaka yose ukorera, na yarangiza akayakugurana. Uyu mudamu uri ahangaha ati rwose papa ndakubaha, ariko uyu munsi kubw'amafaranga ufite, kubw'imitungo ufite irimo amafaranga angana atya, ngomba kuyarya we ugahona ugapfa. Nyagasani, umudamu uri aha ari kumwe disi na musaza we. Gusa ibyo tumaze kubona mu kanya, tubonye yuko hari umuntu disi bamaze guta mu maso. Ubwo bidatinze hari uwahise ukomanga. Ukurikirana akantu ku kandi n'uwumvyeho ni segonda na rimwe. Ubwo bahise bahisha amafaranga, barangije ukurikirana akantu ku kandi ati fasha duterure uyu musaza tumutereke mu igare, hatagira umuntu uraza kumenya ibyacu, ntihagire umuntu uza kuritunyuzamo. Ubwo bagize gutya baterura disi uyu musaza. Ni umusaza wabanaga n'ubumuga bwo kutagenda, yabananaga n'ubumuga wapi kugenda ntibyashobokaga. Gusa bigaragara na wa mwana disi bateye mu mazi nawe yabanaga n'ubumuga bwo kutareba. Uyu ntiyagendaga undi ntiyarebaga. Gusa barangije baravuga ati bikore. Uyu nguyu aravuga ati wagisaza we, uraramuka ugize ikintu uvuga ku muntu ukomanze hano, iryo zose ndarikuraho, nta mpuhwe ndakugirira. uri kunyumva neza? Bishyire mu matwi yawe ubyumve neza ko njyewe nta mikino nkufitiye wagisaza we. Uyu mudamu uri ahangaha ati musunike umujyane hirya gato nze tumukoresha ibyo dushaka. Uyu nguyu yasigaye ari guseka ati rwose biranshimishije, ati bikore vuba vuba. Uwo muntu ukomanze ijya kumureba. Nuko yagize atya ajya kureba umuntu ukomanze ati bikurikirane vuba vuba, benda bidatinze dushobora guhita tujya kwibanira tukajya kuba ahantu heza, aya mafaranga twayariye ibintu bimeze neza. Ukurikirana akantu ku kandi. Uyu nguyu yarangije avuga ati muze ati ndakwemera, ariko ibya birarangira. Uyu musozi utari ko murampora iki ko mbona mwese mwancugaraye? Ati kuko mwatuye amafaranga niba ariyo mushaka, ariko ngiye mukandeka mwabana. Uyu nguyu aravuga ati cyanda amafaranga dutwara, amafaranga tukureke wese twagusiga. Ibiraha byose ugomba kubidusigira, ubundi tugasigara dusa neza, ibintu byose ari neza, tumeze neza. uri kumva gisaza we? Uyu mudamu uri ahangaha yari umudamu wagiraga umutima mubi, agira disi umutima mubi, ari umudamu utanyurwa n'ibyo abonye. Ibaze kubyara abana bagasigara bagukorogesha agati, bakugira gutya. Nuko arangije disi uyu mugore agize atya atangira gusunika uyu musaza amwegereza imbere. Arangije ageze ahangaha yese yibuka ko yarasize amafaranga disi niwe ubwenge bwose baburi. Aravuga ati iki gisaza uko byagera kose ntago nasigaye amadolari ngo ngira ahantu hantu njya. Arangije kurikirana akantu ku kandi uraza gusobanukirwa. Umusaza disi yarabibonye, aravuga ati mwabana mwe ntago iyi si muzayibamo, ntago mwagurana umuntu amafaranga ngiyi si muzayibemo. Arangije uyu mudamu ati amadolari ni menshi cyane, aya ngaya ngomba kuyarya disi nkamera neza. Disi kurya ibyo umuntu atavunikiye biraryoha. Undebere ukurikirana akantu ku kandi abizi neza kuri busobanukirwe. Ese birahurira hehe? Barakwereka ahangaha yakomeje gusunika uyu musaza amwigeza imbere. Uyu nguyu yaje kureba umuntu ukomanze aravuga ati ye musore wiriwe neza? Ati suri kunsuhuza wewe urinde? Aramubwira ati njyewe ndi umutasi, hari amakuru nje gutata muri ino nzu. Ati kandi ntuze kunyitambika kuko njyewe noherejwe, mfite abanyohereje. Ati hari ibintu nje gusaka muri ino nzu, bambwiye yuko mufite urumogi. Uyu musore ati twebwe nta rumogi dufite. Ati n'ikimenyimenyi waza ukinjira ukareba, twebwe nta rumogi dufite. Wapi? Ibyo ngibyo sinzi hano uri kubikura. Ati uwabikubwiye yakubeshye, twebwe nta tabi ducuruza hano. Uyu mugabo ati njye namenye amakuru yuko mucuruza urumogi, niyo mpamvu nje kurusaka ahangaha. Uyu musore ati ngaho injira urusake utwereka aho ruri. Ati twebwe ntabwo ducuruza itabi. Ubwo barakwereka yarinjiye. Ubwo mu gihe ari kwinjira aje gusaka iryo tabi ko ryaba riri ahangaha, ukurikirana akantu ku kandi
yabisikanye n'umusaza disi bavanye ara mu nzu agiye kubamuzanya ahangaha ukurikirana akantu ku kandi. Ubwo uyu musore ageze ahangaha aravuga ati okay, barakwereka wandi waruje gusaka urumogi. Yaraje yitsimba ahangaha inyuma, yitsimbye inyuma, ukurikirane. Uyu nguyu yaravuga ati yaraje ngo gusaka ngo urumogira, ngo nibyo bintu byari bimuzanye ngo nugusaka ngo itabi, kandi arabizi ko hano nta tabi rihari. Buriya abatesha mutwe ntabwo bajya babura, ibaze ko yaraje ngo gusaka itabi hano. Ndebera uyu mudamu ati yaje gusaka itabi, none se hano ninde wamubwiye ko ducuruza itabi? Ninde muntu wamubwiye yuko hano ducuruza itabi? Ati kino gisaza rero reka nzane amafishi, nzane igipapuro ikigaragaza yuko hari ibyo twemereye. Barakwereka ko yari inyuma ari kubumviriza, hari dokima yakuye y'umugore. Uyu mugabo aramubwira ati wagisaza we, aturemera kudusinyira ko imitungo yose ufite turayisigarana, ukurikirana akantu ku kandi. Ubwo bazanye fishi, umusore uri ahangaha disi bigaragara yamaze kumenya ibyabo, yitsimbya yabihoreye. Uyu musore arangije avuga ati ndavuze ngo hita utera hano sinyatire yemeza yuko hari ibyo waduhaye, yemeza ko waduhaye imitungo yawe yose. Umusaza ati wapi ntago ndasinya, ntago masinya. Wagisaza we urasinya cyangwa ntago usinya? Ati nje ndakwereka ibyo ngukorera, nje nawe mfite, ndakujugunya, ndakutimanga, ndakurenza umusozi. Uyu mugore uri inyuma ati muze urasinya cyangwa ntago urasinya? Ati ko byagenda kose ugomba gusinya, hano nta mikino dufite. Ubwo bagize gutya bamusinyisha ku ngufu. Hari uri inyuma uri kubumviriza. Ese umuntu uri kubumviriza ninde? Ubwo bafashe igikumwe cye baragitwara, bamutesheje igikumwe ku ngufu bagitera ahangaha. This ibigaragara ni icyemeza yuko batsindiye imitungo y'uyu musaza. Uyu musaza yari afite imitungo myinshi, ubwo nuko bagize gutya barayitsindira. Uyu mugabo uri ahangaha gusa ibigaragara abangaba ni abantu bakoresha igitugu. Ibaze ko ibi bintu bari kubikorera papa wabo. Uyu nguyu aravuga ati ubu ngubu birarangiye, ubu igisigaye ni ugupfa kwawe. Umusaza disi kumubwira gupfa yarababaye, disi ararakara, aravuga ati ibi byana nabyaye koko, ibi byana nabyaye bitamfasha. Uyu musaza disi ibigaragara ntashoboye no kwiruka kuko ni umusaza ubana n'ubumuga bwo kutagenda. Uyu musore uranga ati wagisaza we, ibyawe bigiye kurangira, tugiye kukujyana hano tukujugunye, tugute mu manga upfe, ibyawe birangire. Turi kunyumva neza wagisaza we, kurugutura amatwi yawe neza wumva no magambo. Ati buriya ntabwo twigeze tugukunda nubwo watubyaye ukadukorera buri kimwe cyose, atariko amafaranga wagize niyo menshi. Umusaza ati mwabana mwe, ati nta keza kanyu namwe kandi ntacyo bizabamarira, kumfata mukangirira nabi nta kintu bizigera bibamarira. Ati kuba mushaka kunyica, ati muzikenya. Uyu mugabo araseka ngo tuzikenya, twikenya duteze. Ukurikirane undebera kano gasobanuye witonze, urasobanukirwa. Ubwo uyu nguyu yari ahangaha ari kubitekereza avuga ati bishoboka bite? Umusaza ari ahangaha yarababaye biramucanga, yibaza ibigiye kumubaho, yibaza ukuntu biri kumwikaragiraho. Ubwo bidatinze bahise bamuzana igitaraganya ku musozi ahantu mu manga. Umusaza ati mwinjugunya ahantu, mwinjugunya abana banjye, mwinjugunya. Barakwerekana umumarayika w'isuza, aravuga ati ubwo mugiye gukora ibiki mwabarezi mwe, mugiye gukora ibiki? Ati uwo musaza muramuhora iki? Abangaba birabacanga, bakomeza kwitegereza disi umumarayika wari umanutse mu kirere. Baravuga ati se uyu nguyu bateretse atuyateretse hehe? Atuyateretse hehe? Arifuza iki muri make? Ati wowe urashaka iki? Ati wowe uratubuza kujugunya umuntu twashakaga kwica? Ati reka tumujugunye noneho turebe ko ufite imbaraga zo kumutabara. Ati nyamara mureke guhemukira uwo musaza, uwo musaza mumwihorere. Ati tumwihorera, tugiye kumurenza umusozi, noneho niba ufite imbaraga umutabare. Barishimye baravuga ati wewe uturutse heza, wese urumva wakora iki kuri twebwe ko nta n'imbaraga ufite? Uyu mubyeyi aravuga ati muze
ati bye bye, turagukunda, tugiye kuguha surprise witore ku buriri hano hepfo gatoya. Umusaza afite ubwoba ati ibyawe birangire, barakwereka hari umumarayika w'isugira rya arabura. Nuko babirundiye umusaza, amanuka ku manga ari kwibarandura. Ukurikirana akantu ku kandi urasobanukirwa. Ubwo umusaza bamujugunya ari mu manga, basigara bari guseka ati rwose ubu turabikoze, ibyacu byose ubu bigenze neza. Ati turabona kuntu ruriya rusaza rugiye kumanuka rwibarangura hariya hepfo. Ati nimba witegereza neza, ati finale irarangiye, ati meze nka ya filime twarebye ejo bundi, ati ibyacu none turabishoje, ibintu byose bigenze neza. None uyu munsi rero nuko barasetse. Ubwo barasetse basubira inyuma gake gake. Ukurikirana akantu ku kandi barishimye kuko hari ibyo bari bamaze gukora bibashimishije, gusa ntabwo ari ibintu byiza. Uyu nguyu ati rwose ubu turabishoje, ati turamwishe, ati niyo mpamvu rero tugomba gukora buri kimwe cyose, ati dusigaranye amafaranga menshi. Barakwereka hari umusaza uhagaze inyuma yabo, nyagasani wa musaza bari bashatse kwica. Ubwo sinzi ukuntu ageze inyuma yabo, ahagaze inyuma yabo ndetse n'akamarayika, na wa mumarayika disi bigaragara yatabaye. Abangaba ati wapi bishoboka gutera ugeze ahangaha uti umusaza uraha ni wa musaza disi ntiyagenda. Inyuma yabo gato hari undi waturutseyo. Ukurikirana akantu ku kandi waturutseyo ni wundi batangiye bashaka baboshye bakamuta mu mazi. Ubwo bahise bikanga birabacanga. Uyu ni mwene nyina nawe uturutse inyuma. Uyu nguyu mwene nyina arabitegereza, areba disi ubukozi bibi bwabo, areba ibyo bari bashatse gukora bitari byiza. Batangiye no kugira ubwoba. Nawe uri hano wagira ubwoba, sinzi ko hano watuza. Uyu musaza agenderaga ku kagare, gusa ibigaragara urabona yuko noneho arahagaze bwuma. Uyu aravuga ati niwe wanshutse ngo dukore ibi ngibi. Batangiye gusubiranamo, batangira gucyocyoranya basubiranyamo. Ati narakubwiye ati wikore ibi bintu ariko uranga urabikora. Ati niwe wifuje gukira uyu mwana uri ahangaha. Ati rero ibyanyu birarangiye. Akamarayika karabazengurutse karavuga ati mwebwe ubu murafashwe, mugomba kujya gufungwa. Ati mwagerageje gukora ibibi, mwagerageje gukora ibidakorwa, ariko uyu munsi iherezo ryanyu rirarangiye. Niyo mpamvu rero akanyu ni aka ngaka. Iki ni cyo gihe ngo ubutabera bukore akazi kabwo. Nuko disi umumarayika, akana k'akamarayika kahise kabura. Ubwo bidatinze bari bafite ubwoba byabacanze nk'abantu bashatse kwica umuntu bikanga. Barakwereka inyuma yabo gato hari umupolisi waturutseyo. Ukurikirana akantu ku kandi, umupolisi aje ati oke, ni mwebwe mwagerageje kwica uyu mukobwa ndetse n'uyu musaza. Ati njye ndi polisi, ndagira ngo mbamenyeshe yuko ibyanyu birangiriye aha. Ati ngiye kubatwara mbafunge, ntabwo mbashyiramo imiyaga. Ati ngiye kubatwara mbafunge mujye mu magereza muhanirwe ibyaha mwakoze. Ati wapi nta kintu twakoze. Ati uratubeshyera, twakoze siki? Urabona hari ikintu udufatanye ikihe gihanga se? Ni iki watubonanye kugira ngo ushake kudufunga? Umupolisi aravuga ati muze vuba, muze mbatware, mwebwe muri inkozi z'ibibi, ntabwo mugomba kuba muri iyo sosiyete. Ubwo barakwereka ahangaha uyu mukobwa yaje ahobera se, aramuhobera ati papa, ati urababona umutima mubi abahungu wabyaye n'abakobwa. Ukurikirane abangaba bari ahangaha. Ubwo polisi baratwereka ahangaha ukuntu byagenze. Wa wundi disi umumarayika yatabaye, umwe bashatse kwica twatangiranye nawe, yaraje atangira imodoka ya polisi. Umupolisi yagize atya, umupolisi arasohoka. Umupolisi aravuga ati urashaka iki wa mukobwa we? Kuri munyitambikira imodoka urifuza iki? Urashaka iki muri makeya? Uyu ngo aravuga ati rwose dore abarumuna banjye bakuru banjye tubana nabo basaza banjye bashatse kunyica ndi muzima, gusa barashaka disi kugira ibyo bakora kuri papa wanjye, nawe barashaka kumwica. Ati ahubwo nakuyobora. Ati ndabizi neza ko ubu bari hafi yo kwica
papa wanjye kuko barashaka disi kugira ibyo bamwaka. Niyo mpamvu rero nagusaba akantu gatoya, nimba bishoboka wadufasha ugatabara disi ibintu bitaragira habi. Ati ndakwinginze wa mupolisi we, fasha, ntago ari ibintu byo kubeshya. Uyu mupolisi aramubaza ati se ufite ikihe kibazo, uri muzima muri makeya? Ati rwose ndi muzima, ndagira ngo umfashe, ibi nibyo bari kutwereka byabanje mbere. Ati wakora uko ushoboye kose ukamfasha niba bishoboka. Ati rwose bari banziritse bagiye kuna mu mazi, sibye umumarayika wamfashije. Ati we mfashe unabarerega, nabara ntago ibintu ndi kukubwira ni ukuri. Umupolisi uri ahangaha aramubwira ati nta kibazo, reka nkore uko nshoboye kose ngufashe ndebe ko ibintu biraza kugenda neza. Ati injira mu modoka rero unyobora aho hantu disi hari abagizi ba nabi, turebe ko ari ikintu twakora. Ubwo bagize gutya binjira mu modoka ya polisi barakingura. Umupolisi uri ahangaha disi ubwo yagize atya, hari ubutabera yahise atanga kuri uyu umukobwa yinjiye mu modoka. Undebere kano gasobanuye witonze urasobanukirwa. Ubwo bakije imodoka barakomeza bigira imbere gatoya. Ubwo nibwo bahise baza, umupolisi ageze ahangaha baramwereka dore mu rugo n'ahangaha, atukora uko ashoboye kose wijyanisheyo. Nuko twatangiye umupolisi arimo aratera imibare, arangije ni wa wundi waje yigize gutya, yigize nk'umukozi, yigize umuntu w'umumaneko. Nuko yaje arakomanga, ariho hahandi twatangiye bamukingurira. Ubwo yarabafashe nibyo barimo baratwereka. Uyu mudamu ati ntabwo bishoboka, ati ubundi twakingura umuntu umeze nkawe gute? Abangaba barahangaha ati nabundi murabeshya, tuzakora icyo dushaka cyose, ntabwo muzigira muducika. Ati ko byagenda kose twamaze kudusinyira, ati tuzakoresha imbaraga zose zishoboka kandi ibintu bizagenda neza. Ukurikirana akantu ku kandi urasobanukirwa. Ubwo barahangaha uyu ngo aravuga ati mwashatse kunyica ariko ntabwo byigeze bibakundira. Ati rero niyo mpamvu rero iri niryo somo mugomba kubona uyu munsi, mugahabwa isomo ndetse mukagira ibyo mwerekwa, mukagira ibyo mubona, kuko ntago mbafitiye impuhwe, nanjye nta mpuhwe mwigeze mungirira. Ati ubwo mwashatse kunyicana na papa wanjye, ati byanyu rero nta kundi bigiye kubarangiriraho, bajye kubafunga, nta mpuhwe mbafitiye. Uyu mugabo ati rwose tugiye ducira inkoni nzamba, tubabarire, njye tubabarangira mushiki wanjye, ntago bizongera kubaho. Ati tubabarire turakwinginze. Umupolisi uri ahangaha yabafashe umusaza aravuga ati nta mpuhwe twabagirira mwebwe uko muri babiri, babafate babajyane. Ati murifata mugashaka kwica siko wanyu nyagasani. Umupolisi ari ahangaha nuko yagize atya arabatwara. Ukurikirana akantu ku kandi, nuko polisi yabatwaye. Ubwo barakwereka ahangaha umwana yari abatabaye papa we, basigaye bishimye amuga ati urakoze cyane kandi biranshimishije kuba umfashije. Ati rwose bano bakobwa n'abahungu wabyaye urabona yuko nta keza kabo, ahubwo icyo baba bashaka ni indonke nyinshi. Ati urabona yuko nanjye kuva kare, ati bahereye kare disi bifuza kungirira nabi, nubwo bitigeze bibakundira ariko bahereye kare babishaka. Ati kubw'Imana dore hari umumarayika disi isunanabara, ibitangaza bimberaho, none ubu ndi kugenda disi mwana wanjye nawe ndabona uri kureba. Ati rwose nizere yuko hari umumarayika wakoze ibitangaje nyagasani. Ni ukuvuga ngo rero aha tugeze, ni ukuvuga ngo muri ubu buzima nta kidashoboka. Ushobora kuba utagenda ariko ejo gato ukaba ugenda, bivuze ngo hari ibintu byose bishobora kukubaho bitewe disi n'ibyo wakoze kuri ino si. Gira neza wigendere. Nuko dushaje kuri uyu munsi, ndabakunda cyane, bye bye.